Igice cya kabiri cy'ikiganiro cyacu cyitwa tangira kuba uwo wifuza kuba we aka kanya. Muraho neza nanone nshuti zanjye, ni Ofisiye Dinoro nk'ibisanzwe mbahaye ikaze mu kiganiro. Ikiganiro cy'ubushize episode ya mbere twavuze ko wowe uri igisubizo ku isi, ko utagomba gutinya kubaho kuko isi iragukeneye. None reka twinjire mu gice cy'ingenzi kurusha igice cya mbere, aho tuganisha gutera intambwe yo kuba uwo wifuza kuba we ku isi. Ikintu cya mbere turi buze gusanga muri iki kiganiro ni iki ngiki: nta muntu uhindura ubuzima bwe abikoreye mu bitekerezo gusa, ahubwo bisaba ko abishyira no mu bikorwa. Abantu benshi bafite inzozi nziza: nzagira icyo ngeraho, nzaba umuherwe, nzafasha abababaye. Ariko ikibazo si inzozi, ni intambwe umuntu atera yo kuzagira icyo yigezaho ejo hazaza. Inzozi zitarimo ibikorwa ni nk'isahani y'ifunguro itarimo icyo kurya. Igihe ni iki, umunsi n'uyu, nta yindi mpamvu y'ejo itaraza cyangwa ejo hazaza. Tangira aka kanya. Niba ushaka kuba umunyembaraga, tangira ugende wumva ko wabyemeye mbere y'uko abandi babikubwira cyangwa se abandi babikubonamo. Ikintu cya kabiri turi buze gusanga muri iki kiganiro: umubabaro w'ejo hashize ntugomba kuba iminyururu y'ejo hazaza. Tangira uyibohore, utere imbere. Niba warakosheje ntibivuze ko uri ikosa. Niba baragusebeje ntibivuze ko uri uwo bavuze, ahubwo tangira ubereke ko uwo bavuze bibeshye. Niba waratakaje byinshi ntibivuze ko ntacyo usigaranye. Tangira ukore cyane. Ejo hazaza hawe ntihashingira ku byo wavuze, ahubwo hashingira ku byo witeguye kwakira. Ntukagende wihishe igakwambara umwenda w'icyizere nk'umuntu wagiye ku rugamba, atari kugira ngo asigarane ishema, ahubwo ari ukugira ngo atsindire abandi amahoro mu gihugu, atahane intsinzi. Ikintu cya gatatu turi buze gusanga muri iki kiganiro cyihariye ku giti cyacyo, kirimo amagambo yagufasha kuzagira icyo wigezaho ejo hazaza. Impinduka ziva imbere nziza ni izi zikurikira, cyangwa se impinduka ziva imbere nziza dusanga ku isi. Buri gitondo wibuke ibi ngibi bikurikira mbere yo kugira icyo ukora. Nta muntu ushobora kukugira inama icyo utiyemeje kwigiramo cyangwa se icyo utiyemeje gukora. Icya kabiri, isi ugufata uko wifata, ntabwo ari uko cyangwa uko uvuga gusa, ahubwo bisaba ngo ibyo uvuga ubishyire no mu bikorwa. Intambwe ntoya uteye uyu munsi ishobora kuba ikibuga cyagutse cy'ejo hazaza, ukazagikiniramo n'umuryango wawe. Waba ushaka kuba umuntu utanga ibyishimo, tangira ugire impuhwe. Waba ushaka kuba umuyobozi, tangira wiyobore. Waba ushaka kugera kure, tangira uhindure uko utekereze byagutse. Ijambo risoza iki kiganiro rikomeye twarangiza tubabwira wakora nyuma yo kukimara kumva iki kiganiro episode ya gatatu, dore ko tugenda tubagezaho episode zigiye zikurikiranye. Ntabwo bugutegereza, ahubwo buragutumira kugira ngo ugire uruhare runini ku isi. Buragutumira kugira ngo ugire icyo uvuga ku isi, uzasiga ijambo rigaragara ku isi ryabera icyitegerereza abantu. Buragutumira kugira icyo uhindura mu bantu, mu myitwarire. Icyo ushobora gutangira gukora none ahangaha ukimara kumva iki kiganiro nicyo kizafungura imiryango y'ibitangaza ejo hazaza. Ntugatinye gutangira, kuko uri igisubizo ku isi. Isi iragukeneye, itagufite ntiyabaho. Murakoze cyane, kuko isi yose irindiriye ko wowe ubwawe wumva ko ukeneye guhaguruka, atari ukubera ko byoroshye, ahubwo kuko wabyiyemeje bikurimo nta gahato. Wowe wakora iki kiganiro mpaka kirangiye, wakandika muri komenti niba ukeneye episode ya gatatu. Nayo irahari. Buri cyumweru tujya tubagezaho episode 3 z'iki kiganiro. Murakoze, imvura igwa n'isubira.